guhimbaza Imana no kwinjiza ikoraniro mu isengesho. Korali rero cyangwa se Schola Cantorum nk'uko bayita mu izina ry'ikilatini, si itsinda rihurira hamwe ngo rishimisha abantu mu gihe cya misa. Ntabwo korali ijya mu kiliziya igiye gushimisha abantu. Icyo nicyo abenshi twibeshya, ugasanga twateguye neza ariko turi kwibwira tuti byanze bikunze turasohokamo bemeye. Ntabwo tuba tugiye kubemeza kugira ngo tubashimishe. Muri liturujia korali ifite umurimo wihariye ushingiye kuri bwa busaseridoti rusange bwa Kristo twese tugiraho uruhare nk'ababatijwe. Ni ukuvuga ko ari umurimo duhabwa muri kiliziya dusabwa kuzuza nk'abakristo. Ibyo rero bigerwaho kuko indirimbo iririmba, iyo korali iririmba nyine zitanga umusanzu ukomeye mu isengesho rya kiliziya no mu gufasha ikoraniro kugira uruhare rufatika mu ibanga duhimbaza muri iyo liturujia. Inama nkuru ya Vatikani padiri yavuzeho turi mu misa ivuga kuri liturujia, by'umwihariko ivuga kuri muzika, nakwita muzika ntagatifu yo dukoresha muri liturujia. Ivuga yuko ari ubukungu bukomeye muri kiliziya, cyane cyane kubera ko indirimbo n'amagambo agize izo ndirimbo bigira uruhare rukomeye mu gutuma liturujia ihimbazwa mu buryo buhebuje. Uburyo buhebuje no kuvuga mu ndimi z'amahanga icyo tuvuga ko iburi soranere. Kugira ngo ya liturujia yacu ibe nziza igende neza, nuko tuba twabiteguye neza, uruhare runini rukaba urwaza ndirimbo n'amagambo twateguye arajya n'ibanga turi guhimbaza muri uwo munsi. Kiliziya kandi ivuga ko umuziki mutagatifu dusanga muri liturujia urushaho kuba mwiza iyo ufitanye isano ya hafi n'igikorwa kigezweho cya liturujia. Icyo gihe uwo muziki wacu, iyo ndirimbo yacu ishobora gufasha mu kunoza isengesho, na rya sengesho ryacu rikaba ryiza ku buryo rinyura Imana. Mutagatifu Agustini, iyo ni imvugo umuntu w'umunyamuziki wese azi, aravuga ngo qui bene cantat bis orat, uririmbye neza abasenze kabiri. Iyo ndirimbo rero umumaro wayo wa mbere no gutuma isengesho ryacu rigenda neza rikaba ryiza, ariko kandi indirimbo ifite n'undi mumaro wo guhuriza hamwe bagahuza umutima umwe rya koraniro ryose ryateraniye gusenga, hanyuma igatuma na ya mihango turi guhimbaza irushaho kuba myiza. Ibi rero bivuze ko indirimbo muri liturujia ntabwo ari umutako, ntabwo ari umutako, ahubwo nayo ubwayo igize liturujia. Iyo korali ririmba mu misa ntabwo ibiri muri konseri, ahubwo ibiri mu isengesho rya kiliziya. Usanga rimwe na rimwe tujya kuririmba ugasanga turarushanwa guhenda abantu babone ko twabikoze neza ku buryo bw'igitangaza. Ni byiza ko tubikora neza, ariko iyo tubikoze icyo tugamije ari ukwerekana yuko turi kubikora neza, tuba twatangiye gutana, tuba twatangiye kujya ku ruhande y'icyo liturujia turi guhimbaza idusaba. Niyo mpamvu rero igihe dutegura tugomba kwibaza ibibazo bikurikira, tukavuga tuti ese iyi ndirimbo tugiye gushyiraho muri iki gice cya misa irafasha abantu gusenga no kwinjira mu ibanga nyaryo rya Kristo? Nicyo tugomba kureba. Cyangwa se tukibaza tuti iyi ndirimbo tugiye gutegura irabafasha gusenga cyangwa irabakurura gusa kugira
turangamire twebwe tugiye kuririmba. Iyo wabanje kwibaza icyo kibazo ugiye gukora umuteguro wa liturujia yawe, niba ari misa indirimbo ziri bukoreshwe, byanze bikunze uhitamo indirimbo zirafasha imbaga gusenga kandi zikayifasha kurushaho kwegera Imana. Indirimbo rero ya liturujia nta kindi tugomba kuyitegerezaho usibye kudufasha gusingiza Imana. Intego ya mbere rero ya muzika dukoresha muri liturujia no gusingiza Imana no gufasha abakristo kwitagatifuza, gufasha iryo koraniro kwitagatifuza. Ya nama nkuru ya Vatikani nari mvuze mu gitabo mu gice yageneye by'umwihariko kivuga kuri liturujia Sacrosanctum Concilium, isobanura ko umuziki ukoreshwa muri liturujia ugomba kuba ufitanye isano n'icyo duhimbaza kandi igafasha mu kunoza isengesho. Ibyo nari maze kubivugaho. Bityo rero korali ntigomba kwibaza gusa etese turirimba neza, amajwi yacu ni meza, abantu baradukunda. Ntabwo ari ibyo bibazo twakagombye kwibaza, ahubwo tugomba kwibaza tuti ese turafasha ikoraniro gusenga? Muri uyu murimo mutagatifu tugiye gukora, turafasha iri koraniro gusenga? Turafasha abantu guhura na Kristo? Indirimbo yacu ihuye n'igice cya misa turimo, cyangwa se turaba duhimbaza igihe tuyiririmba? Ibyo rero bidufasha kwinjira neza mu muteguro wa ya liturujia turi gutegura nk'abaririmbyi muri korali yacu. Turebe rero ingingo ya mbere, tuvuga tuti ese korali ifite uwuhe murimo mu kiliziya? Umurimo wa korali mu kiliziya. Korali igira uruhare rukomeye kandi rw'ingenzi muri liturujia kuko ituma isengesho riba koko isengesho rihuriweho n'imbaga y'abakristo, mbese isengesho ry'ikoraniro rishyize hamwe. Uruhare rukomeye ituma imbaga yateraniye guhimbaza liturujia ishyira umutima hamwe, igahuza wa mutima ku gikorwa igiye gukora. Isengesho rikorwa rikaba isengesho ry'ikoraniro, ntiribe isengesho rya buri wese muri cya kivunge cy'abantu giteraniye hamwe. Ngira ngo murumva aho bitandukanira. Rya koraniro rigahurira kuri rya sengesho rihuje n'umutima. Ntigarukira rero gusa mu kuririmba, ahubwo ifasha ikoraniro kwinjira neza mu ibanga rihimbazwa. Icya mbere rero mu mumaro wa korali, ituma twinjira koko mu isengesho nk'uko nari mbivuzeho. Ituma twinjira koko mu isengesho. Indirimbo ni uburyo bwiza bwo guhamya ukwemera kwacu. Indirimbo nyinshi turirimba zidufasha kugaragaza akaturi ku mutima. Iyo turi imbere y'Imana rero tuyitaramiye, nuko tuba tuyigaragariza rwa rukundo tuyifitiye. Tuba twishimiye kuyigaragariza uwo mutima w'urukundo dufitiye Nyagasani, ari nawo waduhamagariye guterana kugira ngo duhimbaze iyo liturujia. Iyo ndirimbo rero idufasha guhamya ukwemera kwacu, ikadufasha gusingiza Imana, ikadufasha kuyishimira, ikadufasha kuyisaba no kuyigororaho. Niba mubyumvise neza muri ayo magambo yose mvuze, dusangamo ubwoko bunyuranye bw'isengesho umukristo ashobora gukora. Bivuga ko nshobora kurikora ndirimba. Byamasengesha aba uburyo bwo gusenga, dushobora gusenga dusaba, twisabira, dushobora gusenga dusabira abandi,
dushobora gusenga dushimira Imana, ari nacyo Ukarisitiya bivuga. Dushobora gusenga dusingiza Imana, kandi dushobora gusenga tuyiramya. Ubwo buryo bwose rero no muri ya ndirimbo dushobora kubusangamo. Icya kabiri nuko korali ituma buri muntu mu bagize ikoraniro agira uruhare mu bikorwa muri liturujia, abe indorerezi. Ko korali yacu rero ifasha ikoraniro ryose, abitabiriye ubutumire bwa Nyagasani, kugira uruhare mu bikorerwa aho ngaho bateraniye. Nta wuza aje kuba indorerezi nka wa mufana ujya muri stade akicara akareba umupira, we kubibera mu kibuga. Iyo turi mu misa, iyo turi guhimbaza liturujia ariyo yose, buri wese abahamagariwe kugira uruhare. Niba hari ibimugenewe akabikora neza kandi mu mwanya wabyo, niba hari aho asabwa gusubiza akabikora kandi neza. Korali rero ituma buri muntu mu bagize rya koraniro ryacu agira uruhare muri ibyo bikorwa, ntabe indorerezi, bityo na rya koraniro rikagaragaza umutima umwe ryunze muri rya sengesho. Ubutumwa bwa korali rero no gufasha ikoraniro kuririmba. Aha muhumve neza, no gufasha ikoraniro kuririmba. Ntabwo ari ukuririmba misa cyangwa se kuririmbira ikoraniro nk'uko abenshi babyibwira. No gufasha ikoraniro kuririmba. Kuririmba misa sino kuririmbira ikoraniro. Turi buze kubigeraho aho turi buze gusanga aya magambo agomba kugira icyo asobanura muri za ndirimbo duhitamo zigira twateguriye liturujia yacu tugiye guhimbaza. Icyo korali rero imarira rya koraniro ni irihe? Niyo ifata iya mbere igatanga umurongo. Nabyise umurongo ariko nabuze ikinyarwanda gikwiriye nakoresha, icyo twita ton. Muri abanyamuziki murabizi, wa wundi ushinzwe gutera indirimbo atanga ton abandi bafatiraho bakaririmba. Natwe rero nka korali nicyo tumariye rya koraniro twicaranye naryo. Nukuri hatoya ya ndirimbo tugiye kuririmbaho turayiririmbira kugira ngo dufatanye naryo. Ntabwo ari kugira ngo turirimbe hanyuma rya koraniro ryo rigire gute ridukurikire. Niyo ifata iya mbere rero igatanga iyo ton tugenderaho, hanyuma imbaga ikaririmbiraho kuri iyo ton twahawe na korali. No kubera icyo ari gifata iya mbere rero, nuko tuzi ko ariyo ifite ubumenyi mu bijyanye n'iyo mirimbi ikwiriye kandi iboneye. Ubumenyi bwayo rero bushyigikira amajwi y'ikoraniro, bityo bikorohereza buri wese kugira uruhare, cyane cyane igihe haririmbwa indirimbo zateganyijwe muri iyo liturujia. Hari indirimbo rero cyangwa se amagambo ikoraniro risabwa gusubiza, liturujia cyangwa se nk'uko bisabwa na kiliziya isaba buri wese kugiramo uruhare by'umwihariko. Icya mbere ni ikiganiro kiba hagati y'umusaserdoti n'imbaga y'abakristu yateraniye gusingiza Imana. Aho ngaho twese tuba dusabwa gusubiza aho tubisabwa. Ahandi rero ni muri za ndirimbo tumenyereye nk'indirimbo twita ordinaire de la messe, zimwe za kiliziya zirimo Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei. Izo ndirimbo burya bari ikosa rikomeye iyo korali iteguye indirimbo ikoraniro riraho ritazi ziri muri iki gice.
kuko dusabwa gufata za zindi turahuriza hamwe na rya koraniro tugafatanya kuririmbira sani. Icyo si icya kabiri, ni icya kabiri. Icya gatatu rero, korali itsindagira agaciro k'ijambo ry'Imana muri liturujiya. Ikintu cyumva itsindagira cyangwa se ituma turushaho gucengerwa na rya jambo ry'Imana muri liturujiya. Zaburi n'indirimbo zimwe na zimwe zisubiramo cyangwa zigakomeza ijambo ry'Imana ryazirikanywe mu masomo matagatifu, bidufasha kwinjira neza no kurushaho gusobanukirwa ayo masomo matagatifu twumvise. Iyo turirimba zaburi, ntabwo ari indirimbo iri hagati y'isomo rya mbere n'irya kabiri, sibyo? Ni ijambo ry'Imana dukomeje kumva. Ituma turushaho rero gucengerwa no gusobanukirwa na rya jambo ry'Imana twumvise. Korali rero igira uruhare runini mu gutuma imbaga irushaho gusobanukirwa no kuzirikana ijambo ry'Imana. Cyo ni cya kangahe? Cya gatatu. Ndizera ko muri kugenda mubyumva kandi mubyibuka bikurikije uko uwo murimo musanzwe muwukora hirya no hino mu maparuwasi atandukanye dukoreramo. Icya kane rero, ndi mumaro wa kane wa korali. Korali igira uruhare runini mu kugira ngo liturujiya ibe nziza, haba mu buryo imihango mitagatifu iri kugenda ikorwa, bwa buryo twise soranere, cyangwa se mu gufasha ikoraniro kwinjira mu isengesho. Iyo korali yaririmbye neza, twese dutaha tuvuga tuti iriya yari misa rwose yabaye nziza, sibyo? Ariko uzarebe iyo byageze hahandi baririmbye kagacika, bigenda bite? Buri wese ntiyibuka n'amasomo yasomwe, ahubwo atahavuga ati si korali twari dufite noneho ahubwo yarakaga. Timwumvise ukuntu buri munota bahagararaga. Ariko iyo korali yaririmbye neza, byanze bikunze bituma rwose wa muhango mutagatifu wacu ugenda neza, bigafasha buri wese kwinjira muri rya sengesho. Uko kugenda neza rero nibyo binajyana na ya ndirimbo twahisemo gukoresha ku gice runaka, bikajyana no kuzirikana ese twari turi guhimbaza iki? Ndibuze kubivugaho, ariko nuko bidashobora wenda kuba, ariko ntawamenya. Abantu bose batangara bumvise tugeze mu gice wenda cyo gutura, ukumva umuntu arateye ngo twaje Mana yacu, sibyo? Kubera iki? Igice tugezemo ntabwo kijyanye n'indirimbo uri kuhashyira. Kandi uko nguko abantu babyibazaho, ubwo batangiye kubakura hehe? Mu isengesho. Niyo mpamvu rero korali ari igira urwo ruhare runini mu gutuma ibyo byose bigenda neza. Igira uruhare runini kugira ngo liturujiya ibe nziza, haba mu buryo imihango mitagatifu iri kugenda ikorwa, cyangwa mu gufasha ikoraniro kwinjira neza mu isengesho. Ubwo bwiza rero bw'uwo muziki, ubwiza bw'iyo ndirimbo duhitamo kuririmba, bugomba guhora bujyanye n'ibanga turi guhimbaza muri liturujiya. Ntabwo ushobora kuvuga ngo iyo ndirimbye ngo Nyagasani yazutsa rero ngo iyo ndirimbo ni nziza inadusana imitima, ariko ngo usange urayitera mu gihe cy'igisibo, sibyo? Nicyo bivuga rero ko igomba kujyana n'ibanga
cyangwa se icyo twita iyobera mu kinyarwanda tumenyereye, turi guhimbaza. Niba turi guhimbaza ububabare bwa Kristo, ntabwo washyiramo izuka. Iyo ndirimbo rero kugira ngo idufashe, nuko igomba kuba ihuje neza n'iryo banga turi guhimbaza. Korali rero iyo itegura liturujiya, indirimbo za liturujiya, igomba kureba igifasha ikoraniro. Igomba kureba igifasha ikoraniro riteranye. Icya gatanu rero kiragaruka mu byo nari navuzeho, nuko korali ituma rya koraniro rirushaho kunga ubumwe mu guhuriza umutima ku ibanga barangamiye. Iyi ndirimbo yacu turi kuririmba itagejeje ikoraniro kuri ngicyo, ubwo tuba twatangiye gutsindwa n'umuteguro wacu. Igomba gutuma ba bantu biyegeranya, bakumva ko bashyize hamwe muri rya banga bari guhimbaza barangamiye. No kubera iki rero? Nuko izo ndirimbo cyangwa se iyo ndirimbo ziba ziririmbiwe hamwe, tuzifatanyije. Nababwiye yuko korali itagamije kuririmbira ikoraniro, ahubwo igomba kurifasha kuririmba. Iyo tuzifatanya rero, buri wese yibonamo, bituma twumva yuko turushije kwegerana, turushije gushyira hamwe umutima, kandi twese duhuje intego turangamiye. Izo ndirimbo rero ziba ziririmbiwe hamwe kandi zifatanyijwe na bose, bikongera ubuvandimwe muri ya mbaga iteranye. Bityo bikaborohereza gusabana n'Imana no gusabana hagati yabo. Korali rero ishobora gukuza ubuvandimwe no kugaragaza ubumwe bwa Kiliziya, bitewe n'uko n'uburyo ikora wa murimo ishinzwe. Icya gatandatu, kugira ngo korali ifashe abandi gusenga, bisaba ko iba yiteguye kuri roho. Ubwo roho ni iy'abagize korali, birumvikana, ni iy'abaririmbyi. Mu muziki bagiye kuririmba, ari wo yifashisha muri cya gihe cy'isengesho. Dushobora gushyira imbaraga mu kumetiriza umuziki, tukabifata tukabiririmba neza tudategwa, ariko ugasanga aho duhuriye twebwe ntabwo turi mu isengesho. Bisaba rero ko natwe ubwacu kuri roho tuba twiteguye kugira ngo turusheho gufasha ba bandi. Sibyo? Kusanga imbaraga nyinshi tuzishyira mu kubikora neza, ariko tukibagirwa yuko turi gusenga. Hakaba hari uwaba baririmbye neza, ariko ukaba wamubaza uti harya misa twari turimo yahimbajwe nande? Ugasanga ntamwibuka. Kubera iki? Yarahugiye mu kumenya ngo harya iyo turakurikizaho ni iyihe, akajya gushaka urupapuro rwayo. Yarangira akaba yatekereje irakurikiraho, asimbutse n'igice kiri bugereho cya misa turi guhimbaza. Ugasanga rwose umuntu asohotsemo atagize ate, atahuye n'Imana kandi yaririmbye. Kubera iki? Ntabwo mbere yiteguye. Ibyo wenda ndibuze kubigarukaho ningera muri bya byonnyi, aho turi buze kubona ko ibyo bishobora guterwa no kubura umwanya, bijyanye n'uko isi y'ubu ngubu idukangurira kuba busy. Ugasanga twinjiye mu misa nta mwanya, wenda tugize amahirwe tubonye iminota mike dutekereza ku ndirimbo turi buririmbe, hanyuma igihe misa irikomeje akaba ubu umwanya wacu wo gushakisha noneho iziragenda zikurikiraho. Icyo gihe roho yacu ibiri kure y'isengesho tugiye gukora. Niyo mpamvu umwanya wa mbere yo kubitegura ari ngombwa, kandi
ukadufasha. Abagize korali rero bagomba gutegura indirimbo babishyizeho umutima, bakamenya n'ibisobanuro by'amagambo ari muri iyo ndirimbo bagiye kuririmba, ndetse bakaba banarebye ku ijambo ry'Imana turi buzirikane muri iyo liturujiya. Tujya tubyibuka kenshi, yego, byaba ari byiza. Hanyuma ubwo nimvuga kuba tuzi neza ibisobanuro by'amagambo turirimba, murahita mwumvamo, nibyo ntabwo bavuga ngo urabireka burundu, ariko murahita mwumva uruhare tugomba guha indirimbo twita iz'amahanga, cyane cyane yindi ushobora kujya hariya ukumva bararirimbye kunyura mu gutwi ariko ukaba utazi igisobanura. Buriya twakagombye kugera aho tuyiririmba twabanje kumva iyo ariyo n'ikivuga, kuko ushobora kugenda ugafata indirimbo yiringara cyangwa se ururimi nta n'umwe uruzi, ugasanga uri kuyiririmba mu gice itagenewe. Niyo mpamvu batubwira yuko twakagombye kubanza kumenya n'amagambo turi kuririmba icyo asobanura. Ibyo byose rero bigomba gukorwa bigendeye ku gihe cya liturujiya turimo, cyangwa se ibanga turimo guhimbaza. Igihe cya liturujiya ni ibyo navuze: adiveni, noheri, igisibo, pasika, cyangwa se igihe gisanzwe. Tugomba kubizirikana tukabitekerezaho, cyangwa se ibanga turi guhimbaza rijyana n'icyo gihe cya liturujiya turimo. Uwo murimo rero wabo usaba ubumenyi buhagije mu by'umuziki, ugasaba kumenya gukorera hamwe, ariko by'umwihariko ugasaba kumenya guca bugufi, kwiyoroshya, no kuba dusanzwe tubayeho mu buzima bw'isengesho. Impamvu mvuga guca bugufi ku baririmbyi ko ari ingenzi cyane, uyu munsi ashobora kuba ari njye babwiye ko ndi butere igipimo, sibyo? Hakaba hari indirimbo nkunda, iyo mbonye amahirwe ntashobora gusimbuka, ngashaka aho nyihengeka ariko tukayiririmba, kuko inyura, kuyiterera igipimo biranshimisha, nkumva nshaka ko n'abandi bose bashimisha nk'uko inshimisha, nkashaka aho nyihengeka kabone niyo yaba idahuye n'ibyo turi guhimbaza. Hagira umuvandimwe umbwira utari ku iyi ndirimbo ntabwo ikwiriye, twakabaye tugira iyi n'iyi, ugasanga ndamubwira nti uyu munsi ni njye wahawe inkoni yo kubayobora. Kagakoni se siko tukita? Ibitekerezo by'abandi tukabyamagana, kandi inama batugira niyo koko. Icyo rero aho niho dusaba guca bugufi. Mu magambo make kuri uyu mumaro wa korali n'indirimbo muri liturujiya, twavuga yuko korali ari rumwe mu nzego z'ubutumwa zigamije gufasha muri liturujiya, cyo twita ministere. Iyo tugiye mu misa dusangamo abasomyi, tugasangamo abahereza, tugasangamo abashinzwe ibintu bitandukanye, tugasangamo n'umuyobozi wa misa cyangwa se umusaserdoti uyihimbaza, utura igitambo, aho dusangamo n'umuririmbyi. Rero agomba kuzirikana uwo mwanya we udasimburwa nk'ubutumwa yahawe na Kiliziya, kandi agomba gushyira mu bikorwa. Ubutumwa bwayo rero bwa korali ni ukuyobora ikoraniro ku Mana binyuze mu ndirimbo. Ni ugufasha buri wese kugira uruhare mu isengesho no gutuma iryo sengesho rirushaho kuba ryiza cyangwa rikorwa neza. Umurimo wa korali kandi ni ibintu bibiri by'ingenzi tugomba guhora ikana. Ni ukwita ku ndirimbo kugira ngo ziririmbwe neza kandi uko bikwiye,
no gufasha guteza imbere uruhare rugaragara rwa buri wese mu bagize ikoraniro mu kuririmba. Twebwe dufite inshingano zo kubanza kumenya iyo ndirimbo tugiye kuririmba. Nitumara kuyimenya kuko ari twebwe tubibamo cyane, tuzafasha na ba bandi turi kumwe mu ikoraniro kugira gute kuyiririmba no kuyiririmba neza. Hanyuma tukagaruka kuri bya bindi by'uko uririmbye neza abasenze kabiri. Icyo cya kabiri rero cyo gufasha ikoraniro kwinjira neza mu isengesho ni ingenzi cyane. Korali nziza ntabwo ituma ikoraniro riceceka ngo ryumve abaririmbyi gusa. Korali nziza ntabwo ituma ikoraniro riceceka ngo ryumve abaririmbyi gusa, ahubwo korali nziza ifasha kiliziya yose kuririmba. Ifasha kiliziya yose kuririmba. Ni ukuvuga ko korali rero ishobora kuba ifite amajwi meza cyane, ishobora kuba ifite amajwi kandi meza cyane, ariko ikaba itarasohoza neza umurimo wayo wa liturujia, niba ituma abantu bose bareka kuririmba cyangwa se babura uburyo bwo kuririmba. Ubutumwa bwacu bw'ingenzi ni ugufasha iryo koraniro kujya neza mu isengesho bishingiye mu kugira uruhare mu bikorwa muri liturujia, cyane cyane mu kuririmba twese dushyize hamwe. Ni byiza kandi kugira umuyobozi w'indirimbo cyangwa umuyobozi wa korali ufasha abo bantu kuririmba. Bikaba ariyo mpamvu umuyobozi wa korali atagomba kwibanda ku muziki gusa, agomba kuba azi na liturujia. Aba atayizi ni hahandi abivanga nyine, agashyiraho indirimbo kubera ko ari yimujemo, atazirikanya tubundi ibyo turimo ni biki, turi guhimbaza iki, turasabwa iki, turi gukora iki. Umuririmbyi rero muri liturujia akwiriye kumenya ibintu bikurikira kugira ngo rwa ruhare rwe rwo gufasha abantu rube rwiza, cyangwa se abikore neza. Icya mbere agomba kubanza kumenya, niba ari mu misa akamenya ati misa ni iki. Akamenya ati misa ni iki. Akamenya ibice bigize misa ni ibihe. Misa ni iki, ibice biyigize ni ibihe, isi ibihe by'umwaka wa liturujia ni ibihe. Ubwo ni ubumenyi bw'ibanze umuririmbyi yakagombye kugira ngo mu gutegura amenye aho ashingira ahitamo indirimbo ziri bukoreshe. Ikindi agomba kumenya, nk'uko nari mbivuzeho hejuru, ni ibisobanuro bya buri ndirimbo ashaka gutegura muri liturujia. Ikindi agomba kumenya muri liturujia ni igihe kitwemererwa cyangwa dusabwa kuririmba, ni igihe kitwemererwa cyangwa dusabwa gutuza, guceceka. Hari igihe twibwira yuko iyo habayemo silence liturujia yacu iba yapfuye, kandi ahubwo ni ingenzi cyane muri liturujia. Ugasanga aho abandi bacecetse, twebwe njyewe nk'umuririmbyi nketse yuko hari icyapfuye kitagenda neza, ngashakisha indirimbo yo guhengekamo, nzi ko ndi gutabara. Kandi hari igihe gikwiriye cyo gutuza kugira ngo ndusheho kuganira n'Imana. Ntabwo misa ari indirimbo kuva ku ntangiro kugera ku iherezo. Hari aho zizamo, hari aho tuba tuziretse, hari aho tugira ikindi kiganiro n'umusaserdoti, ariko hari naho dusabwa gutuza. Ibyo byose rero bisabwa kuba nge nk'umuririmbyi mbere yo gutegura mbizi neza. Nkamenya aho ndareka abantu bagatuza.
uko tubivuga muri kugenda mwumva yuko hari igihe wenda tubikora bikaba byo, hari ubwo tubyica rimwe na rimwe kubera ko twabyibagiwe cyangwa tutabizi cyangwa twabyirengagije, tugira ngo turi gufasha abantu. Ntabwo twakagombye kuvuga ko turi gushimisha abantu kandi turi kwica ibyo ibitegekwa na liturujia, sibyo? Ni hehe rero ya ndirimbo yacu igira umwanya mu misa? Hari izo navuze buri wese yakagombye kumenya, zimwe zisanzwe za misa nazivuze, zo ntabwo nzigarukamo, hato ntabivuga mukambaza mutesezo uzishyize hehe. Ariko Kiliziya idusaba ko tugira na za ndirimbo muri liturujia, ntabwo itubwira gusa ngo muririmbe. Hahandi mu ishuri babwiraga umwana bati bageze mu isomo arya baryita ngo iki, bakavuga ngo jya imbere utere indirimbo ushaka uririmbe. Ntabwo rero liturujia itubwira ngo turirimbe gusa, iduha naho indirimbo ishobora kugira umwanya mu misa. Hari indirimbo tugira yo gutangira, indirimbo itangira igikoraniro rimaze guterana, mu gihe padiri n'abandi bafatanyije mu mihango mitagatifu barimo binjira berekeza ku ruhimbi. Iyo ndirimbo rero ikigamije no gutangiza nyine ibyo birori bitagatifu twakereye, igafasha ba bantu baturutse impande zose kwegerana, guhuza umutima no guhuza intego. Iriya ndirimbo nicyo yakagombye kudufasha. Wa wundi wavuye hirya yakagombye iyo ndirimbo yakagombye kurangira azi noneho icyo turangamiye twese. Niba hari ako yasize adakemuye akaba agashyize ku ruhande, hanyuma ikarangira tuzi icyo twese turangamiye. Iduhuriza hamwe rero abateranye bakagira umutima umwe, igafasha abantu kwinjira mu mabanga y'umunsi iyo liturujia ihimbaza, cyangwa se muri icyo gihe cya liturujia turi guhimbaza. Iherekeza rwa rugendo cyangwa wa mutambagiro w'abari gutambuka berekera ku ruhimbi. Indirimbo rero yo gutangira ntigomba kuba indirimbo nziza gusa, igomba no kuba ihuye n'ibirori by'umunsi, ku buryo umuntu urayumva niyo yagarukiraho ashobora kuvuga ati iyi misa tugiye guhimbaza burya ni umuntu uri gushimira Imana, burya duherekeje uwacu witabye Imana, burya tugiye guhimbaza iki n'iki. Iyo ndirimbo rero yakagombye kuba igaragaza cyangwa se ihuye n'ibirori by'uwo munsi cyangwa se icyo duhimbaza muri ako kanya. Hari indirimbo rero iza nyuma y'isomo ariyo twise ya Zaburi. Ya Zaburi dutanga nk'igisubizo, ni igice cy'ingenzi cyane liturujia y'ijambo ry'Imana igira. Mu kuririmba no guhitamo Zaburi rero korali igomba kwitondera cyane cyane uwo murimo, kuko nkuko nanabivuze ntabwo ari indirimbo iri hagati y'amasomo, ahubwo ni Zaburi dusanga mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu nta misa nta masomo atagira Zaburi bijyana. Ushobora kuyireba rero ukavuga uti iyi Zaburi ndabona ikompuritse cyangwa se abantu ntibayizi, ubwo haba hajemo cya kindi cyo bitateguwe, ukavuga uti dushyizeho akangaka byadufasha. Ubundi Zaburi yakabaye ndasimburwa, kuko ibifite ukuntu yuzuzanya n'amasomo yiherekeza. Umuririmbyi wa Zaburi rero agomba kuba abishoboye kandi akayitangaza
ku buryo buboneye bwumvikana. Indi ndirimbo rero ni Alleluia, acclamation ibanziriza ivanjiri. Iriya Alleluia ni y'imbaga iteraniye kwakira Kristu ugiye kuyibwira mu ivanjiri ntagatifu. Niyo mpamvu nayo yakabaye buri gihe akenshi ijyanye na rya bango ry'ivanjiri dusanga imbere y'ivanjiri iri buvugwe. Niyo mpamvu rero korali igomba kuyiririmba mu buryo bufasha abantu kwitegura kumva ijambo ry'Imana mu ivanjiri. Indi ndirimbo rero liturujia iduteganyiriza ni indirimbo iherekeza amaturo muri wa mutambagiro wacu. Iyo ndirimbo rero ishobora gukomeza iraririmbwa kugeza amaturo ashyizwe aho ateganyirizwa. Aha rero indirimbo igomba gufasha abantu gutekereza ku gituma abantu bose babona koko ko bari kwitura cyangwa se gutura Imana, ariko cyane cyane barangamiye ituro riruta yandi tugiye gutura, igitambo cya Kristo. Indi ndirimbo ni indirimbo y'Eucharistia dukoresha mu guhazwa, ikaba indirimbo igomba kugaragaza ubumwe bwo mu mutima bw'abakira Kristo, ikagaragaza ibyishimo by'umutima ndetse n'imiterere rusange y'urwo rugendo rwo kwakira Kristo utwiha mu isakaramento ry'umubiri we. Ni ukuvuga ko indirimbo yo mu gihe cyo guhabwa Eucharistia igomba kudufasha guhura na Kristo no kumva ko turi umubiri umwe. Ibi rero bitubwira ko korali itagomba guhitamo indirimbo kubera ko ari nziza gusa, ahubwo igomba kureba icyo liturujia yifuza kandi ikareba icyo abantu bagomba kuririmba bose bafatanyije. Ibyo rero ni ibintu bitandukanye tubonye bishobora gutuma ya liturujia yacu irushaho kuba nziza kubera ko korali yadufashije neza. Reka turebe noneho ni mu buhe buryo korali igomba kuba yiteguye kugira ngo ikore umurimo wayo neza. Ni mu buhe buryo igomba kuba yiteguye kugira ngo ikore wa murimo wayo neza. Abaririmbyi cyangwa se abagize korali ntibakeneye gusa amahugurwa y'umuziki, ahubwo bakeneye n'amahugurwa ku byerekeye liturujia, ku byerekeye ubuzima bwa roho. Niyo mpamvu korali cyangwa se abaririmbyi bakwiriye kuzirikana ibintu bine ngiye kubabwira. Ibintu bine bagomba kuzirikana ngiye kubabwira. Icya mbere ni ukumenya umuziki nyine, kuko nibwo butumwa bwa mbere bafite, no kumenya umuziki. Murabizi abanyamuziki habaho abo twita abakantor na muzikus. Bataniye hehe? Kantor ni wa wundi bashobora gukompoza indirimbo bakamuha we kubera ijwi rye akaririmba, sibyo? Abanzi kuririmba ariko iby'amanota yanditse ntacyo mbiziho, ariko uwo wundi we ni wa wundi noneho ubizi ibyo byose. Umuziki wanditse, kuwusoma, gucuranga, bijyanye n'ubumenyi koko yize muri uwo muziki. Umuririmbyi rero agomba guharanira kwihugura agamije kumenya neza uwo muziki. Birakanyagwa kujya kwishakisha uri mu misa
kavuga uti ese ibi bintu ndabigenza gute? Rimwe na rimwe kubera igihunga cyo kutabimetiriza ukabigiriramo igihunga, bigatuma n'ibindi bigira gute? Bipfa. Ni byiza rero guharanira kwihugura muri uwo muziki. Nkeka ariyo mpamvu usanga impande zitandukanye amashuri yigisha iby'umuziki. Twakagombye rero kuyitabira mbere na mbere nk'abagize korali. Icya kabiri nanavuze ko ari ukumenya liturujia, kuko korali igomba kumenya impamvu indirimbo runaka iri mu misa iri gukoreshwa no mu gice runaka. Igisobanuro bwa bumenyi muri liturujia nibwo buzatuma tumenya ya ndirimbo turashyiraho n'icyo bishatse gusobanura. Icya gatatu ni ugusenga. Umuririmbyi ni umukristo mbere ya byose, agomba kurangwa n'isengesho. Nari nabivuzeho ntangira ko dushobora kuba dufite ijwi ryiza turirimba tugahogoza, ariko icyo gikorwa turimo tukaba tutari gusenga. Ntibishoboka? Kaba turi kumwe n'abandi ariko twebwe tutari gusenga. Umuririmbyi rero muri liturujia agomba kwibuka ko ijwi rye ari igikoresho cyo gusenga, kugira ngo rya sengesho ryacu rigende neza. Ikindi cya nyuma cya kane nacyo nari nakivuze, ni wa mugenzo mwiza wo gukora ibintu byose mu bwiyoroshye, guca bugufi. Burya amakorali akunze kugira ibibazo, amwe namwe akanasenyuka bigendeye mu kubura uko guca bugufi. Tukaba turimo turi abatekinisiye babiri cyangwa batatu, ntagira icyo numvikana na mugenzi wanjye ngo namusuzuguye, ukumva ngo yagiye. Sibyo? Namusuzuguye gute? Wenda kubera yuko twaganiriye ku cyo twari tugiye gukora, nkamuha ibitekerezo akumva bitandukanye n'ibyo we yumvaga. Uwo muhango rero wo guca umugenzo wo guca bugufi ni mwiza, kugira ngo ni ngombwa kugira ngo korali ibashe gusohoza ubutumwa bwayo neza no gufasha imbaga y'abakristo gushimira no guhimbaza Imana. Mu guhamya rero ubutumwa bwo kuririmba muri liturujia, umuririmbyi wese agomba kuba ari umukristo mbere na mbere ya byose, kuko uwemera Kristo ni nawe ubasha kwakira bwa butumwa amuha. Ni nawe ubasha kwakira bwa butumwa amuha. Umukristo rero arangwa no kwigana Kristo muri byose. By'umwihariko rero umuririmbyi agomba guhora yiteguye kwitanga muri uwo murimo ashinzwe. Kwitanga no kuvuga iki? Igihe cya repetition. Nzi ko aricyo kigora amakorali menshi. Hari ahantu nagize amahirwe yo kujya mfasha abaririmbyi, ariko banca intege, ngeze aho mbona ntaho nakomereza. Kubera iki? Najyaga uyu munsi muri korali yose ugasanga haje abantu byibura nka 4. Abo 4 nimba babwira muratangara, byibura nibagaruke n'ejo. Ariko umunsi ukurikiyeho hakaza abandi 4 batarimo n'umwe wari uri mu bubushize. Ubwo iyo ndirimbo mwayiga mukazayigeza ryari? Ntabwo bishoboka. Muhera ku ntangiro buri gihe kuko abari bashyashya, ariko byajya ari igihe cya misa ugasanga buri wese yaje n'agakanzu ke muri marete yafashe ibyicaro. None se mwari mwabona ikipe ijya gukina itagize imyitozo? Ubundi buriya kujya kuririmba mu misa cyangwa hehe aba ari ugusoza ibyakozwe muri cya gihe cy'imyitozo ya repetition. Rero umuririmbyi rero akwiriye guhora yiteguye kwitanga, birimo no gushaka uwo mwanya mu gihe igihe turimo gisa naho kitwereka ko tutawufite. Icyo ngicyo ni ikintu tugomba guha agaciro. Ikindi rero ni ukuzirikana yuko impano yo kuririmba ari ingabire y'Imana.
ni ingabire y'Imana twahawe. Kandi Yesu Kristo yohereza intumwa ze mu butumwa yarazibwiye ngo mwahawe ku buntu namwe mutange ku buntu. None se bavandi, ndi kugenda ngana ku musozo, ntabwo ndi bubatindire, ntimugire impungenge. Tugarutse kuri icyo kintu, kuririmba nk'ingabire y'Imana Nyagasana duha kugira ngo tuyikoreshe dufasha abandi. Nkuko babitubwira ingabire zinyuranye ariko zose zubaka umubiri umwe wa Kristo ari wo Kiliziya, natwe tuba duhamagarirwa kwifashisha iyo ngabire kugira ngo dufashe bagenzi bacu. Hari igihe rero cyangwa se kuri ubu ngubu usanga icyo kintu kimaze gufata isura utamenye iyo ariyo. Mu makorari yacu ya ngabire ntabwo ikigambiriwe cya mbere ari ukuyikoresha dufasha ikoraniro cyangwa se imbaga ya Kristo mu Kiliziya, ahubwo dusa naho twayifashe ku bundi buryo. Ndabisobanura. Usanga akenshi niba dufite iyo mpano yo kumenya kuririmba, impano yo kumenya umuziki, agaciro kanini tugashyira mu gushaka uko yatubeshaho kurusha wa murimo tugomba gukorera Nyagasani. Kuba wayikoresha ikubeshaho ntabwo ari ikosa, si bibi, ariko se igifite umwanya munini ni ikihe? Ubwo nageze muri bya bindi byonona ubutumwa bwacu nka korari. Icyo kintu kirimo ikintu cyo kuzirikana, kutazirikana ko ingabire ya Nyagasani ikwiriye kudufasha, ikwiriye gukoreshwa dufasha abandi kunywana cyangwa se kwegerana n'Imana. Iyo ngabire rero iri mu ngabire Nyagasani adusaba gukoresha neza dufasha abandi gusingiza Imana, kandi nk'uko abitubwira tukayikoresha duharanira ikuzo ry'Imana. Kubera iki? Kuko yayitugabiye ku buntu. Muri uyu minsi rero usanga abakristo nabo bararwaye ya ndwara iyogoje isi yacu. Iyo ndwara ni iyihe? Indwara yo gukurikirana no gushaka ubukungu ku kabi n'akeza, igihe n'imburagihe. Amafaranga tugomba kuyakurikirana tukayashaka aho ari hose mu buryo bwose. Ugasanga byageze no muri korari yacu aho ikitarimo ifaranga kitagifite agaciro. Sibyo? Ntabwo mujya muhura nabyo? Ntawayabuza gushaka uko azabaho ngo akomeze gukora, ariko azirikane. Ngewe ndi kubabwira nka korari ifasha muri liturujia, nitujya muri korari y'abantu bahuye bakavuga bati tuzajye dukesha ibitaramo, ni akazi kabo, ariko nge ndavuga ya yindi ibikora nk'umurimo w'ubutumwa mu Kiliziya. Abo ngabo rero bagomba kuzirikana ko icyambere ari ugusohoza uwo murimo mutagatifu. Reka mbaho urugero. Nta korari muzi cyangwa mujya mubona ifite abamambure bashobora kuba ari nka 50. N'urugero nge mfashe. Ugasanga uyu munsi bari bapanze wenda kuririmba misa ya kabiri kuri paruwasi. Sibyo? Hanyuma kubera ibintu bitandukanye, abahimbaza ibiki yubire cyangwa se abagize ibyago, bakavuga bati iyi korari ishobora kudufasha guhimbaza iyi misa. Ariko ugasanga isaha bafite ihuye na yindi mwari mufiteho misa. Noneho korari kicara ikavuga iti none ubwo turi 50 dufite misa ziratubyarira amafaranga 2 ku ruhande, kandi dufite indi ya gatatu yari iteganyijwe kuri paruwasi. Reka 20 bajya muri iriya, abandi 15 bajya muri iriya, hanyuma iyo kuri paruwasi twari dufite abasigara turiyaranja turirwanaho. Ukanasanga
ukanasanga mu gupanga barajya muri za zindi kubera ko zirimo amafaranga, bahereye kuri ba batekinisiye bakavuga ngo bariya tutabapfunyikira kandi baraduhemba. Siko bigenda? Siko bigenda? Ubwo iyo korari rero ubukirisitu bwayo bwaba burajya hehe? Nababwiye ko gukorera ayo mafaranga ntabyanze, ariko uburyo bwiza bwabo buhe? Nuko igihe mufite misa bya byose ntabwo ibatungura ibipanze kare yo gufasha imbaga y'abakristo mu kiliziya, mwajya rwose mubihagararaho mukababwira muti iyo saha ntabwo tuboneka. Noneho baba bakeneye kuri ubwo buryo bundi akaba ari bo bahindura isaha uko muri buboneke, kubera ko babandi batanu murohereza gufasha ikoraniro baragenda ari bo mwasizemo wenda batanabizi cyane, usange ya liturujia ya misa kuri paruwasi yacu ntabwo igenze neza. Ibyo rero biri mu byo ubona muri iki gihe bigenda bitera impungenge. Ikindi, ntituyakoreye tukayazana, turayahagejeje, turayarwaniye. Umwe ati njyewe ariko ninjye ukora byinshi, ntacuranze se mwaririmba muti? Iyi ndirimbo siyo ntayihimba byari kugenda bite? Murampa 50%, murampa 60%. Wa mutima se ko twavuze ko umuririmbyi agomba kuba umukristo mbere y'ibindi byose, uwo mutima uri hehe? Mwayashyize hamwe kwejo wenda inanga mucuranga izasaza akabafasha kuzagura iyo ubutaha. Urashaka umugabane wawe ko nubwo bafasha ko igihe cya repetition mwese muba mwaje mwataye ibyanyu, ubwo perida cyane ninde? Ninde utakaza cyane kurusha abandi? Ibyo rero biri mu bintu bigenda bibangamira ikorwa neza ry'umurimo wo kuririmba mu misa, muri liturujia yacu muri iki gihe. Ikindi rero usanga n'impano twifitiye nazo ubwazo zishobora kuba intandaro y'amakimbirane, sibyo? Kumva yuko ugasanga ntabwo nshaka kwemera yuko kanaka afite ikintu andusha muri iyi korari duhuriyemo, nkarwana no kumusenya aho kugira ngo nanjye ntange umusanzu wanjye twubake ya korari yacu. Gasanga aho kugira ngo turepete turirimbe misa twibera mu matiku kanaka ibi nibi akaba ari byo twiberamo gusa. Ibyo rero ni nabyo ibyo bishingiye kuri cya kindi cyo kutabasha guca bugufi, ngo tuzirikane buri wese amenye ubushobozi bwe naho bugarukira, naho undi yazira akaza kumwuzuza. Niyo mpamvu tuba turi hamwe nk'itsinda. Bakristo bavandimwe rero baririmbyi ba Nyagasani, ndabifuriza yuko ibyo ngibyo byose biduhagarika umutima bigatuma ubutumwa bwacu butagenda neza, twabirwanya twivuye inyuma, tugaharanira twese igiha ikuzo izina ry'Imana. Ibyo byose rero bituma abatubona batabutubonamo mbere na mbere bwa Bukristo, bityo no kubafasha gusenga bikaba byatakara kuri ubwo buryo. Umwanya rero wo kwitoza indirimbo nari nabivuzeho ko ari ikibazo, ariko nacyo cyabonerwa ibisubizo abantu babyitayeho. Umuririmbyi rero agomba kuzirikana ko uko aririmba ngo afashe abandi kurangamira Imana no gusenga, nawe agomba guharanira kuba afite uwo mutima koko ukereye kwegera Imana muri uwo murimo mutagatifu. Nsoza rero, korali ifite akamaro kanini kuko idufasha guhimbaza Imana. Ifite akamaro kanini kuko ifasha abantu gusenga. Ifite akamaro kanini kuko ifasha iteraniro kugira uruhare rugaragara muri ya liturujia. Ifite akamaro kanini kuko ituma abakristo cyangwa se abateraniye aho ngaho barushaho kunga ubumwe igihe bahuriye kuri ya ndirimbo.
kandi uruhare rwayo bwa mbere naruhereyeho ni ugufasha kugira liturujiya kugira ubwiza bwa liturujiya, igafasha ikoraniro kwinjira